ubu ngubu rwose ngo ibyishimo ni byinshi ku basore b'Amavubi dore yuko ngo bari mu byishimo akamwenyu ni kose nyuma yuko baraye bishyuwe amafaranga asaga miliyoni 75 z'amafaranga y'u Rwanda. Ferwafa yari babereye ngo na amashyi menshi kuri Shema Fabrice ni umugabo maze iminsi mikeya atorewe kuyobora Ferwafa, ndetse abenshi bakaba bavuga yuko ari umugabo badashidikanyaho ku nshingano ze cyangwa se ibyo azakora. Ati n'umugabo ushobora kuba ibyo avuga azabishyira mu bikorwa, atahubwo uyu nguyu rwose azidi. Abenshi bagiye babikomantaho ati abasore b'Amavubi barishimye, ati ndetse maginganga no gutsinda Nigeria birashoboka, ati kuko ubu ngubu ati bafite amafaranga, ati kuko burya umuntu afite amafaranga nta kintu na kimwe atakora. Ni amafaranga y'ibirarane aba basore bari baberewemo na Ferwafa, ndetse abenshi bavuga yuko ari amafaranga aramaze igihe. Rero uyu mugabo yaraye abakoreye surprise aho bari muri leta ya Uyo muri Nigeria, maze arabahemba miliyoni 75 z'amafaranga y'u Rwanda. Benshi bakomeje kugenda babikomantaho kuri social media bavuga bati uyu mugabo rwose akwiye indabyo ze. Ubundi ubu ngubu no kuvuga yuko abandi iminsi bamaze bari barabuze ubwishyu, none se we iminsi mike yamaze ayakuye. Abantu benshi bagiye bakomeza kuvuga kuri no mugabo bavuga bati rwose uyu mugabo ibintu yakoze ni ibintu abenshi byari byabananiye, ati kuko ntabwo wambwira ukuntu umuntu amara iminsi ngahe muri Ferwafa agakemura ikibazo cyari kimaze imyaka n'imyaka. Abantu benshi bagiye bavuga yuko uyu mugabo akwiye amashyi cyangwa se akwiye amashimwe, abantu bakamushimira uburyo butangaje ko yakemuye ikibazo abenshi cyane cyane abananiye. Nk'uyu witwa Jeff Eve yavuze ati hanyuma se abatarahamagaye kandi barayakoreye ubwo bizagenda guturumva. Yavugaga yuko nk'abantu nabo bari bakwiye kubona amafaranga, urumva ni nk'abakinnyi bakinnye wenda mu mikino ya mbere bakaba nabo kuri amafaranga bari kuyabona, ariko bakaba batarahamagawe mu Mavubi. Nibyo benshi bagiye bavuga muri comment. Uyu witwa Damuru Shema yavuze ati sinumva bavuga ngo Reyo igira ibiraranira, none se ati kumbe arumva abangaba bafasha Amavubi bayavanga na Reyo, nabagiye bazana ibitekerezo. Ariko abenshi bagiye bavuga yuko uyu mugabo ari umugabo wakoze ibintu byinshi byari byarananiranye, kuko amafaranga yaramaze iminsi myinshi. Ngira ngo nyuma yuko hari amakuru yagiye akwirakwira kuri social media bavuga yuko uwitwa Kamaradi cyangwa se SG wa Ferwafa yaba ari mu maboko ataraye. Abenshi nanone bakomeje babivuga umunsi w'ejo, ndetse n'inkuru yagiye ikwirakwira ku bitangazamakuru byinshi. Abenshi bavuga yuko Kamaradi yabafunzwe ariko nta rwego na rumwe rwabyemeza. Uyu we ngira ngo abenshi muramuzi bamwita Danizo official, yavuze ati Kamarade niwe wanjye. Urumva uyu nguyu witwa Dekizo yavuze ati uyu nguyu azatuzura nihatazamo barwivanga. Urumva abantu benshi bagiye bashima ibintu yakoze cyangwa uburyo yitwaye muri iki kibazo cy'amafaranga menshi cyangwa se cyo kwishyura amafaranga menshi kandi mu gihe gito amaze ku buyobozi. Abenshi bavuga bati Amavubi noneho abonye imbaraga. Ni kuri poste ya postinzwe n'umunyamakuru w'imikino uzwi cyane bita Faustin Simbigarukaho, aho yavuze ati amashyi kuri Shema Fabrice niwe rwose ati wari ukenewe, ati yarayishyuye abakinnyi b'Amavubi miliyoni 75 z'ibirarane, ati yabahaye, ati ndetse amafaranga yabahaye mu ntoki adaciye ku makonti. Urumva n'amafaranga yabahaye mu ntoki cash adaciye ku makonti. Abandi bati ahubwo abasore noneho ntabwo bari buve muri Nigeria kabisa. Rero ni byishimo ku Mavubi, ndetse dukomeza no kuyashyigikira uko byibanda babonye udufaranga, ndetse birazana no kubatera imbaraga zo kuba bazitwara neza ku mukino w'ejo bafitanye na equipe ya Nigeria. Ciao ciao, hasta la vista, hasta la mañana. Ciao bakunda.